Twongeye kubasuhuza bakunzi bacano yacu. Uyu ni umwanya tugiye kuzajya tubagezaho amakuru atandukanye avugwa mu bahanzi, mu bakinnyi b'amafilime, mu bakinnyi b'umupira no mu yandi yose azajya avugwa ku mihanda. Tuzajya tunabagezaho inkuru zisekeje, utuntu n'utundi n'ibindi byose bizaba biri ngombwa. Uyu munsi twabateguriye kumenya imvo n'imvano y'umugabo bita Satani. Izina Satani cyangwa se Satani cyangwa se Sekibi, ise w'ibibi byose, ntabwo ari rishyashya mu matwi yanyu mwebwe murimo kunyumva kandi muneze amatwi. Benshi bibaza uko Satani ameze, nyamara ngiye kubasobanurira uko Satani muzi nuko namubonye. Satani ni umugabo w'ibyanwa binini birebire, w'igikara kandi abyibushye mu maso. Ni umugabo utarashimwe n'Imana kandi ageze na hano ku isi yangwa n'abantu. Reka mbabwire uburyo yageze hano ku isi. Amaze no kugera hano ku isi uko byaje kugenda, nimuntege amatwi mbabwire. Satani cyangwa se se w'ibibi, abenshi bazi ko hari umugore, ariko uko avugwa Satani ntabwo ari umugore, ahubwo ni umugabo. Ni umugabo muremure w'inzobe cyangwa se w'igikara, oya nako ni umugabo w'imibiri yombi. Ntiwamusobanukirwa cyangwa se ngo umumenye neza. Niba ari umuzungu cyangwa se ari umwirabura cyangwa se niba ari n'umusenegali, ibyo ntiwabimenya. Icyakora birashoboka ko yaba ari umunyekongo cyangwa atuye muri Imasisi. Ntibigutangaze ko wumvishe atuye mu Bugande, ariko ibyo ntubimbaze, nawe waba uzi aho atuye. Akenshi wanasanga munaturanye da. Ubwo yari akiri mu ijuru, Satani yari umusore mwiza. Ni umusore wari uzi kuririmba amajwi yose uko abaho. Ni umusore wakundwaga n'Imana kandi ikanamushima. Ikirenzeho ni uko ari we wari uwa kabiri ku Mana. Abandi bamarayika bose bamuzaga inyuma kandi nawe baramwubahaga cyane pe. Ibyo byose byamuteye ubwibone, aribona, arirata pe, arirya, mbese sinakubwira uko yabaye. Yumvise ko ari ikizungerezi kandi aruta abandi bose. Akiri mu mandazi yumvishe inkuru imubwira ko hagiye kuza umwami w'ijuru n'isi, ariko aturutse mu bari baturiye isi. Satani n'uburakari bwinshi yibaza impamvu Imana yashatse kubigenza gutyo ngo nawe azayoborwe. Satani ahera ko azana amacakubiri hamwe n'Imana n'abamarayika bari bari mu ijuru. Yarebaga ukuntu yasaga, uko yari mwiza, amataye, amatako, yareba uko ameze n'urutwe rubi, akavuga ati nanjye ndakomeye. Ariko nta muntu ujya ukomera ku Mana, no hejuru y'abami hari umwami ubasumba. Nuko Satani atangira kuzana amacakubiri mu ijuru, ateranya Imana n'abamarayika, ajyaho ashuka abamarayika. Maze abamarayika baba bagiye mu myigaragambyo. Si hano ku isi burya gusa haba imyigaragambyo, no mu ijuru Satani akiriyo imyigaragambyo yarabaye. Satani ahera ko ararwanwa mu ijuru n'abandi bamarayika bose bari bamushigikiye. Nuko Imana ibonye ako kavuyo kose Satani ari gutera mu ijuru, irarakara cyane.
Imana izi imigeri, izi karati, nta n'umuntu uzi kurwana nkayo. Niko kumureba yitonze ikamukubita ahantu ahababaza, ikahananuka mu ijuru, ikaba yikubise ku isi ngo pa. Ikimara kugera mu isi yasanze n'abantu bari maso. Noneho abantu nabo baravuga ati wowe uvuye mu ijuru se ubwo waza ukabana natwe twe tukabyemera? Abantu bari bagikiranye ku maso, ntabwo bari bameze nk'abubu. Nuko Satani nawe bamwirukana mu isi, abagiye mu mwobo. Reka tube tugarukiye hano, iyi nkuru tuzayikomeza ubutaha. Murakoze, murakarama. Mwari kumwe n'umukunzi wanyu n'umunyamakuru wanyu Krizo Alfred. Mugire amahoro y'Imana.